rero indi departement ya kane nkuko nabansabye kubisobanura niyo gukanika moto mbwira abantu badukurikiranye badukurikiye yuko vuba aha mu gihe kitarambiranye mu gihe cy'amezi nka 3 muri platform yacu ya IBTC www.ibtce-learning.com haza bariho no gukanika imodoka izakora mu gihe kingana gute mu gihe cy'ukwezi kumwe abantu bazajya bigaragera bazajya nimugoro barangije akazi kabo cyangwa mu gitondo batarajya mu kazi bizigwa mu gihe cy'ukwezi kumwe muzakora stage mu kare muherereyemo nimurangiza gukora stage muzeta mutangira kugura toolbox mu babakanishi b'imodoka cyangwa se kubera ko imodoka zizigwa n'abasirimu bo bazazizigwa n'abasirimu hatari umugambi nyirize no kuyababakanishi zizigwa n'abasirimu hari umugambi wo kugira ngo gusumuna atunga imodoka azibyayo byose kuko gutunga imodoka utazi igihe wajya kwijojingira ngo umenya amavuta yayo hano abari utazi igihe yakorwa vidange utazi kora muri cockpit yayo utazi igihe bandaferi zishe cyangwa utazi ko haba muri byitwa bandaferi utazi ko habamo carbureteur iginaziba utazi ko ibintu bitavya kirase utazi ko ibintu byitwa za blage so ko ibintu byitwa za boîte de vitesse utazi buri kintu cyose kigize utazi ubuntu bugenda amawaya byayo bushobora gutuma hari utuntu tudu transistor cyangwa utu twose nyine dushobora gutuma imodoka ikwama umuntu yaza ahubwo nibyo arimo akabyica ibyo ndabizi namaze kubigura n'abantu benshi bamaze kubona turadushya tukora batigira ukora imodoka twigire tutagamije ko bakanishi dushaka kugira ngo tumenye dukizwe stress n'abakanishi baza kutwibira mu mibare ubwo urumva rero abantu icyo mbashishikariza cyangwa mbakumbuje IBTC kuva kera 2012 yari ifite ishuri kwa Rubangura muri etage ya 4 iryo shuri nabugingo n'umwe cyahari iryo shuri kwiga ikintu kimwe muri ibyo byose navuze na amafaranga 150 mu gihe cy'ukwezi kumwe amasari mu gihe kukigira online ari 100 utavuye ahuri no mu kazi kawe yego nk'ubu nyambona abasekirite baba basaba nk'abadafite kubabuza gukoresha amatelefone usanga kuri TikTok umunsi wose nyama mu by'ukuri biragaragara ko ira telefone yaguze 20 wenda mu gihe cy'ama promotion ya nkungane za Airtel n'ubugere gihe ama telefone bikagaragara ko ya telefone ipfusha ubusa agiye kuzakira kandi agabana nataka ko akene kandi ko arakira ko amaye amafaranga make ariko bure yaye kwigiraho cyo ni kimwe abantu baba binkira gutabara mu barara amarondo nijoro kugira ngo umutekano uboneke ariko mu gitondo nta kintu bakora kindi bashaka kuba yede bashaka kuba bakarana ingufu ariko bashaka no kuba nyirizina mu gihe wenda bamaze gucunga ijoro ryabo ryose bamaze kubona ko ritekanye bamaze gukumira ibisambo no bituruka hose bashaka gufata amasaha 2 bakigira ku matelefone yabo kandi bari hose mu gihugu turavuga abanyonzi bose akune byiri mu gihugu cy'u Rwanda hose abanyonzi bavuye mu nzira ariko bajyahe abanyonzi rero ni benshi mu gihugu baramutse biza n'ibihumbi nk'icumi baba biteje imbere na IBTC bayihaye agaciro kuri innovation yakoze ariko bigiye hehe ubagiye kumbaza ngo tuzaza wowe ntimuzazi ahubwo mfata telefone zanyu mwandikemo ngo muri Chrome cyangwa muri Google mwandikemo ngo IBTC hataza website cyangwa se IBTC e-learning hataza ya platform bagiyeho kuri telefone zabo bakomeze ku isomo rya moto niryo mbakundira ko niryo nabakundisha kuko abenshi ntibabarize kandi niryo ryiza n'umuntu utarize yakwiga niyo abatarize no gusoma no kwandika nibangiza abagiye biyandikishe bashaka umuntu ufite irembo hafi aho cyangwa se ufite cyber cafe abafungure email abafashe kubifungura biba byoroshye baduze naho tubabwira mufashe nibangiza bafungure telefone zabo bagura tuwe kutetwi cyatanu bagura n'agakayi ka 200 n'ikaramu ya bike ya 200 bashaka agatebe keza kagasonga bugari bashaka munsi y'igiti cyangwa munsi y'ahantu runaka aboneka network ko zikora nataboneka network nibangiza bari ahantu bafatisha network neza bagura internet 3 ku kwezi nibarangiza bagiye bigira kuri telefone zabo bazabyiga mu Kinyarwanda babimenye kandi babyumve nibarangiza nyuma y'ukwezi kumwe nzamvugana nabo kuri WhatsApp nzaba recommandation bajye gusa stage mu kare baherereyemo akariko kose k'igihugu niyo bari mu mahanga diaspora nyarwanda ari nko muri Canada cyangwa muri Amerika ushaka kumbwira ati namaze kubyiga ndashaka kujya mu garage wenda ari muri Danvers akajya muri Danvers akabasaba stage nka mu impapuro ziri mu byongereza ndabizi cyangwa Faransa ndabizi bya Canadien anyuza akabasaba stage barangiza bakayimuha akayikora ukwezi kumwe agatayisohokera agahita ko ajya kumukanisha bivuze ngo none ubu twebwe IBTC isi yose twayifashe kuko urigira huri ukoresha amafaranga ya makeya bikata ikiguzi cyo kuba ari kuzazi wacu kandi birangire witeje imbere Vegas zahozeho kera zirimo kurangira ariko nazo zifite logique yo kweditinga ziroroshye ugejeje na Premiere Pro hariho n'izindi zitwa zirahari nyinshi z'ubwoko nizo wagenda ubona no kuri internet ariko logique ishobora gutuma polyvalent cyangwa izindi suka zica amazi
ni Premiere Pro turayigisha rero muri filmmaking. Tukongera tukigisha uburyo bakoresha lighting amatara muri filime. Ni science iri smart aho umuntu ushinzwe gafa cyangwa se ushinzwe amatara aba ari umuntu nyine w'umwihariko ushinzwe kumenya aho isoko y'umuriro uturuka, uko ibintu bicometse, itara uko ribuze ko ripanze, uko rating bashaka ribuze ko bimeze bitewe n'ubwoko bwa filime. Ni science ukwayo, yiga ukwayo, ikishyurwa ukwayo, n'urumva ni science ukwayo. Harimo n'indi science ya sound y'ibintu by'amajwi mu bijyanye na filime. Filime bisaba kuba ifite ijwi nibura ku buryo ripeza system ku rwego rwa 90%. Rero hagomba kuba abantu bize sound ikoreshwa muri filime, bakamenya ubwoko bwa microphone, micro zikoreshwa muri filime, bakamenya za kirazira zikoreshwa mu by'amajwi ya filime, ku buryo nyine umuntu witwa umusound recordist ushinzwe kurekodinga amajwi muri filime aba ari umuntu w'umwihariko. Ari nayo mpamvu twebwe nyuma ya 2020 twakoze ibintu byiza byo gutandukanya ibintu byose biba muri domaine ya filmmaking, kugira ngo abantu bose nibazajya baniza no kwiga barize bitandukanye bajye banashakana buzuzanye. Byumvikana ngo nyuma aho rero habamo n'indi somo ryo bita after effect. Ni isomo ryo gukora animation, kuko rabona nk'inorogo ya radio umucyo birashoboka ko umuntu yayanira. Gufata inorogo ukayifata ukayikatagura mu maleya ya Photoshop cyangwa Illustrator, ugahita uyanaga muri mu composition ya after effect nyumukayani. Urumva rero after effect yanima amarogo, ikanima igaturitsa ibisasu ariko uburyo buri fictif bitari ibiri imaginaire bitari byo, igaturitsa amazu, igatera ibikomere biriya byose umuntu nyine bibombarida byo twabona muri filimi z'ibikabyo nka za long time n'izindi nyinshi ziza expandable. Biriya byose by'ibikabyo bikorwa na after effect bijyanye no kwanima ibintu kabituraguritsa. Ibyo turabyigisha ariko abantu babyumve neza. Niba uje muri IBTC ugomba guhitamo ikintu kimwe, 2, 3, 4, 5, 6 ariko yakora cyose kigenga mu masaha, kigenga mu mafaranga, kigenga no kubashaka kukiga. No tukajya muri graphic design, urumbaje n'indi department. Graphic design twaje gusanga igomba kugirwa n'ibintu bimwe nk'abantu babihoramo, igomba kugirwa na photography, kuko umuntu nibura wese umusirimu muri kino gihe ufite passion agomba kumenya photography, ariko ashobora kwimenya yonyine akajya akora main d'œuvre za photography gusa, ubundi agatanga amafoto, ubundi agasigara afite dependance yo kuzeditinga. Niba nta dependance ushaka, wamaze gutanga amafoto nyine atameze neza ku rwego ubwo ino si none igezo yo kuzifata ukazongera ubwiza, ukazaga poudre, ukazongera umuri, ukazakara correction, iga irindi somo uritangira amafaranga ukwaryo, kuko naryo rifite sense ukwaryo ryitwa Adobe Photoshop. Turayigisha muri IBTC aho wiga gukora photography, wiga na Photoshop, ukagira studio y'amafoto, murabizi ko ibyo bigezweho. Tukongera tukagira Adobe Illustrator. Na Adobe ikora ibintu bijyanye n'ibyapa, igakora logo ziremwe nshyashya, ikabrandinga amabanke, ikabrandinga nka bino byaradimo icyo mbona biri inyuma yanyu, igakora amabana manini, igakora ama etiquette, igakora ama calendrier, igakora ikintu cyose cyo umuntu yakubwira n'umukiriya ubundi ufite Illustrator ushobora kugikora. Igakora amakashe, igakora ama pull-up stand, igakora amatia drop, igakora mbese icyo bita promotion material, kwandika ku makaramu, iryo jambo kwandika ku makaramu ni serigraphy. Ariko nta muserigraphy wamenya kwandika ku mupira cyangwa kwandika kuri pine y'imodoka cyangwa ariko atazi ibyo ya designing. Hari science yo kudesigninga avec hamwe na Adobe Illustrator, hakabona indi science twe tutigisha, ahubwo dufite abapartenere bacu tukurangira ngo genda bande mafaranga bakwigishe gukora serigraphy, bakwigishe no broderie, bamino bibrodeye hano kuri umupira, ariko babiri byakorewe mu design, cyangwa bakwigishe kwandika ku mipira cyangwa ku makaramu cyangwa kuki. Ibyo byose ni ibintu byose IBTC ikora. Hariho n'indi science abantu benshi batazi ariko buriya nayo yigishwa muri IBTC muri graphic design bita Adobe Design. Adobe Design abantu benshi bayizi, ntago bayizi ko yuko nyine babona basoma ibitabo ko ntibamenye yuko bigira science. Nuvuga ngo rero Adobe Design ishinzwe gukora layout z'ibitabo. Nuvuga ko umuntu wese ushaka kwandika ibitabo ntabwo azabyandikira muri Word. Nanabyandikira muri Word azafata ayo magambo nayo maretre nizo mpapuro zose azicuye muri InDesign kugira ngo imuhe forme z'ibitabo. InDesign rero nayo kuyiga nayo ni byiza, ni science itazwe ariko abayizi barayizi bakora mu imprimerie. Bivuze ngo umuntu nibura mu graphic design mwiza uri polyvalent,
ufite polyvalence mu bumenyi bwa graphic design. Ni umuntu ugomba kwazi photography, akaba azi Adobe Photoshop, akaza Adobe Illustrator, akaza Adobe InDesign. Uwo muntu yabara mu design mwiza ufite science enye zose zikomatanyije, bivuze ngo naza kwiga muri IBTC azageze ntaza tubanga bashaka kwiga graphic design, azatubwira ati ndashaka kwiga iki twe tuzahita tumenya icyo ashatse kuvuga. Ariko iyo ni indi department. Indi ya gatatu ni website design. Website design ni science yuko abantu bose muri kino gihe bari digital, babasirimu, bateye imbere, bamenya yuko isi ya none ikeneye by'umwihariko kuba abantu bafite ikintu cyitwa gushakishwa website aho bari hose ku isi. Kubera yuko impamvu ari ngombwa kwiga website nuko website yagaragaye nk'iduka rifungura amasaha 28 kuri 28 ukwezi kose umwaka wose. Mu gihe amashuri yacu ngubu urebye kuri website yacu uyu munsi handitseho closed, niko twabwiye ntuza gogo ngo ijibwira abantu ko kucyo tudakora. Ariko by'ukuri wasura website yacu yatubona bivuze ngo muri IBT twigisha website design, aho twigishamo icyo bita website languages indimi ziba cyangwa se grocery models cyangwa se icyo bita jargon de domaine. Jargon ya website design habamo icyo bita HTML, PHP, CSS na JavaScript. Izo ni language zikoreshwa muri website, turazigisha muri IBTC ukwezi kumwe ubu birangije wiga amasabiri ku munsi. None tukisha icyo bita website development. Ni uburyo umuntu wiga website ariko akayiga mu buryo budevelopye cyane, uburyo budevelopye aho umuntu none afata website akajya mu makode akarema website bite nuko abishaka. Kandi uburyo bwa gatatu tugiye kwiga website bwo kwiga website ukoresha icyo bita CMS, content management system. Ngo ni uburyo bwo twigisha website ariko biturutse mu template ashobora kudownloadingwa kuba yakoze. Mu twintu byinshi twigisha buriya ntabwo ari twe tuba twabiremye, ahubwo twe tubyongera agaciro gusa ni innovation. Bivuze ngo we are not creator, we innovate. So bivuze ngo rero website ya CMS ituma ubasha gukora website ufashe template ukayihindagura gusa bitewe nuko wayikunze wanayiguze cyangwa se ubona ijyanye n'ibyo umukiriya gusabye. Okay. Hanyuma director, hari ikibazo cy'amatsiko nagize. Naje gufungura iyi website hanyuma nakurikirana bimwe kuko nakunze kugira chance zo kugeraho mukorera hano kwa Rubangura muri etage muri level 4 mujyango wa gatandatu. Kuki amasomo ari mu Kinyarwanda mwashakaga ni iki mwifuza kuki amasomo ari mu Kinyarwanda ka tuzi ko ahandi rusanga ibintu bino mu Cyongereza of course, ariko why IBTC kuki ayisa gukoresha Kinyarwanda muri aya masomo yabo? Dufite intego yo gufasha abanyafrika kugira ngo bige mu ndimi zabo za gakondo. Hari akarizo kumenya kera muri 2008 karavuga ngo les expressions et les sentiments sont exprimés en langue maternelle. Ngo les expressions nuvuga ngo ni ibyisobanuro, et les sentiments ni ibyiyumviro sont exprimés bivugwa cyangwa bisobanurwa en langue maternelle mu ndimi z'ababyeyi tuvukiramo. Ngo ubu nguru urabona ukuntu kuvuga Ikinyarwanda nisanzuye nago mu twangiye ndemererwa. Ariko iyo ndamutse mvuze Icyongereza kubera guhandira no gudownloadinga no gupfundikanya nshaka amaterime y'Icyongereza ko atari rurimi rwanjye, ndavunika mu mutwe kuyo nshobora guhitanzana uruhara ko kanya cyangwa se imvi. Ni ibintu bibabaje. Ariko mu gihe cyose umuntu niba yishinja ko atize cyangwa se akabariza nawe ziko nta nijyano baniga nabi, kubera ko urabona mu Rwanda dufite cyo kuba ujya mu Bugarama ukabona wageze ugenda nawe yo kubasanga mu Bugarama avuga Ikinyarwanda, ukagenda ajya muri Nyungwe hano mu nguni gutya ukabona umuntu avuga Ikinyarwanda, wajya agatepfira mu nguni wajya usanga rero deja mu Rwanda avuga Ikinyarwanda. Ibyo baba barimo kwiga byose upfa kuba uri mu Rwanda, ikintu cyakorera kumvikana ni Ikinyarwanda. Rero twashatse kwisha mu Kinyarwanda kugira ngo dufashe abanyarwanda cyane ko ngo twanambutse tugenda gukora izira content mu Kigande, tuzikora mu Giswahili, tuzabonye tujya mu ndimi z'amahanga zijye gutuma tugira imana tugasanga gikosha ururimi rumwe cyane. Ibihugu bizajya bikosha indimi nyinshi bikarangira bahura nko ku Cyongereza wenda nka Nigeria, nibwo nyuma tuzikuza Icyongereza cy'abanyanigeria kuko na Liberia gikoresha na Ghana na bira bihugu byose bibakikije. Ariko tuteye twajya muri byo byongereza by'ibihugu bikosha indimi nyinshi, tuzabanza duferiva Afrika mu ndimi z'abanyafrika. Rero mu Rwanda ko twatangiriye ari iwacu twigisha mu Kinyarwanda kugira ngo dufashe urubyiruko rutarize amahirwe yo kwiga narwo rubashe kubona amahirwe yo kwiga ibintu byacu kandi rubyumva. Bwana directeur, sinzi bwo nimba hari ikindi kintu ushaka kubwira ku bantu cyane cyane abanyeshuri bashya
tugiye kuza gutangira muri kuno kwezi kwa cenda nyango bamaze no gutangira deja ariko ntabwo biragera kure cyane no waza uyu munsi cyangwa se ejo ndakeka yakwakirwa. Gira ikintu ubwira abantu cyane cyane urubyiruko tugana ku musozo. Ikintu nabwira urubyiruko reka mbwire abana batagize amahirwe yo gutsinda tronkom. Ubundi munatekereza iki mwabana mwarihebye murumva mugiye kongera gusibira murumva mugiye kwiga iyihe myuga y'ubuhe bwoko ese imyuga muziga kwizigwa amezi 6 ikwiga umwaka mwahisemo IBTC ko ari uguhitamo neza mukiga ukwezi kumwe muterateranya bitewe n'ibyo mugiye mushaka kuyo reba nyuma y'amezi 6 ufite polyvalence ariko ibaze innocent plutôt rutamu uramutse uzi Photoshop mu kwezi kumwe mu masaha abiri mu yandi masaha abiri ukaba urimo kwiga gufotora mu yandi masaha andi abiri ukaba urimo kwiga Premiere Pro yo kweditinga video mu yandi masaha yandi ukaba urimo kwiga gukamera nibara mu kwezi kumwe ukafite amasomo ane biragutwara amafaranga menshi birumvikana ko amasomo n'ukayiranye ariko urimo nayiga nibara amasomo 8 ariko reka tunabikiranye bakiga muri deuxième na troisième mu wa gatatu no mu wa kabiri bigaga kuva saa 2 kugera saa 11 saa 2 kugera saa 6 na amasaha 4 kuva saa 7 n'igice ari basura amashuri kugera saa 10 mu masaha 4 saa masomo 8 n'ubundi bigaga byose yo masaha 4 mwaje kuyakoresha muri IBTC mukiga ibintu specific binatanga business ku isoko ry'umurimo ako kanya nuvango n'abantu batsinze tronkom ni igihe cyiza cyo kwabwira ngo ntimwihebe IBTC ari ku bwanyu ikindi ibibazo by'ubukene bw'iwanyu bizakemurwa namwe kuko byanze bikunze muri buri muryango hagomba kubonekamo umuntu umutetura umuryango cyane uwo muntu agomba rero kuba wowe uvuga ngo aratsinze bizagenda gutereye niba ari kuzaza muri IBTC kuba kwa nyokorome cyangwa kwa mushiki wawe umuntu ukureba nawe n'ukuntu baba bitakimeze neza ubona hari ukuntu atakwishimiye nk'uko wumva wagombye kwibebeza wigize nk'ikinyoni fata telefone ya mama wawe cyangwa iyo umuturanyi wawe uzi neza ko arimo guteka nimugoroba arimo guhata abayishyize yararuguru ku idirishya umubwira uti mfasha buri mugoroba ujye uniza telefone ndashyiramo internet 3 none ngira niyigira udusomo nabonye ahantu nangiza ufate urumva utuye turi mu Rwanda n'uturemi 27 mu mujyi wa Kigali harimo Ngoma hakabamo Kirehe hakabamo Kayonza hakabamo Rwamagana hakabamo Gatsibo hakabamo Nyagatare hakabamo Gicumbi hakaza Burera hakaza Musanze ukamanuka Nyabihu ukajya Rubavu ukamanuka Rutsiro ukajya Ntuza Nyamagabe ukamanuka ukagenda ukagera Rusizi ukagenda ukamanuka Ihuye ukajya ukajya Gisagara ukajya ukajya Inyanza Nyanza ukajya mu Ruhango ukava mu ukajya ku Kamonyi na Ntuza na Muhanga na Bugesera urumva ubwo burere bwose tubukenemo abanyeshuri kandi bigiye aho bari ubwo umujyi wa Kigali no sinavuze ko nyine babudukomatanyije Gasabo Kicukiro na Nyarugenge aho hantu hose tubakeneye abanyeshuri ariko bigiye ku matelefone yabo kugira ngo kino gihe twarize amahirwe mu Rwanda bakashyira ama fibre optique ya 4G bakashyira zino telefone za nkunganire na za genda wishyura gake urumva izo telefone ze kuba izo kurimbura abana banyu cyangwa zo kuribarimbura mwebwe mu consuma content zakozwe n'abandi kuri YouTube zakozwe n'abandi kuri TikTok zakozwe n'abandi kuri Instagram zakozwe n'abandi kuri Facebook zakozwe n'abandi kuri birano byose no utekereza bikumarira igihe no hubyo telefone birimo internet y'ukwezi kose ikugira umuntu uciye kuri Chrome wandikamo IBTC cyangwa kuri Google wandikamo IBTC ugwa muri platform yacu yo kwigira online ugura ka ekuteri cyangwa se ushake ka Bluetooth gatumijwe rizamuka ntibe ari gato nkako muri telefone none ugura ka KDS cyangwa se nk'iya 500 ifite nka page ya 96 none ugura ni ikaramu none wandike ariko siritu nka moto ndashaka kwishikariza abantu n'imodoka kubera yuko nibyo bintu abantu batize bandi bishinja ibintu by'amaremoro no kwiyakiza no gukonjarara batajya bavuga sema inge ko ntize abandi barize mwese n'abatarize gusoma no kwandika
kwiga moto birashoboka kuko biri mu Kinyarwanda washaka nowe wazajya uniga na yakaramu na yakaye ntuyikeneye wogagereza kumva cyane kubera ko uri yucitse akoko kamwe akandi gakora cyane kandi agakora byose nango umuntu utarize yarashije kumva neza akaba nareba yashaka no kumenya gukanika kuruta n'umuntu wandikaga ngo rero ubaye BTC yababera igisubizo kubera yuko yatumye n'abantu batize babona ibyo biga kandi bakigiraho bari ubwo rero butumwa nanga ku babyeyi n'urubyiruko ngo rubinsabye ni mukanguke muve ku giti dore IBTC yaraje kugira ngo ibabere ibisubizo kandi ibintu byose byabaje naga mu myaka myinshi ishize mwumva IBTC bivuga ngo tuzaza turabumvishe turabamenye ntago bikiri ngombwa ubwo ndiko nabinahuye n'igitekerezo witwa Muhirwa atanze ati mbakurikiye ndi hano mu karere ka Nyanza yego ati umuntu udafite aho kuba mu buryo bworoshye ese nta kintu bamufasha kugira ngo abashe kwiga neza ahantu ho kuba mu mujyi wa Kigali ari Nyanza ari Nyanza no arashaka kuza kwiga ariko akiga hano nyine ku ishuri kubera siki kubera iki ndagira ngo ndagira ngo ntabwo ngombwa kuko ibintu byose twakoze muri online ni nabyo dukorera ku ishuri uyu Muhirwa agikira umubwira ari Nyanza ati we yabazaga ati ni iki mfasha umunyeshuri ushaka kuza kwigira aho ngaho ariko udafite uburyo bw'imibereho ngo mu mujyi wa Kigali nibyo twasanze mu myaka 12 tumaze twigisha kubera ko twisha amasaha 2 umuntu agahita yitara tutazi naho atashye tukamaza mu kubara dagera kurenga gutya Inyanza babyumvishije ariko ugasanga umuntu ajenwe nuko atafite ahantu ho kuba kuko nta kintu twize tubasha kubafasha kuko tutize tugira interina tutazanayigira twakoze igisubizo cyo kugira ngo bajye bigiraho bari ngo niyigiraho ari akoresheje telefone ye niba ari amasomo asaba computer nk'ara bya Photoshop ashaka cyber cafe afate abonema buri masaha 2 mu mugoroba ajya agenda bishyura amafaranga 300 ku isaha agende no yigireho ya Photoshop. Okay. Hanyuma indi message ndi kubona ni ya Fisi ngaherereye Kicukiro. Aha, wongo ni mwene wacu ni hafi. Fisi Kicukiro ati nanjye ndi hafi gusubira ku ishuri ariko mukuru wanjye yarabyize mbona nanjye ninsoza ndayitanze. Fisi. Yego. Ari Kicukiro. Yego. So, ubwo rero ibintu birasobanutse neza abantu nibaze bige. Abantu badukurikiye ni banze bafata amatelefone yabo. Mwayafashe? Mwafunga internet ye tugana ku musozo kugira ngo dukomeze gahunda nibafata internet zabo bandikemo ijambo muri Chrome cyangwa se kuri Google bandikemo ijambo IBTC cyangwa se IBTC bambwira ibyo babonye baratabona website ya IBTC none ariko munsi ya IBTC website harimo akandi kantu kitwa IBTC e-learning bakirika kuri akajambo katwa IBTC e-learning babonye iki babonye ifungutse ije akantu kitwa explore courses c'est-à-dire shwanyaguza amakosi no yari niba gaklikaho niba turimo kugendana batabona mo isomo rya kamera isomo rya Premiere Pro isomo rya Photoshop isomo rya Illustrator isomo rya design isomo rya moto isomo rya sound isomo rya writing isomo rya script writing isomo rya website design isomo rya After Effects vuba turaza gushyira muri ry'imodoka nyuma tuzashyiramo n'iryo kuntu abavumvu bakora ubuke kuva ku munsi wa mbere kujya ku munsi wa nyuma tuzashyiramo na frigo tuzashyiramo na air condition climatiseur tuzashyiramo no kuntu bakora CCTV camera tuzashyiramo no kuntu barepara telefone tuzashyiramo no kuntu barepara ibintu bya electronique byose nuvuga ngo platform irafunguye IBTC zakomereza bakorera ama innovation platform angaha ndabona nibigiraho bari ayo masomo suko nyavuze ari mu Kinyarwanda nibaze kumenya kwanima mu Kinyarwanda abantu banashaka bajya banasura YouTube channel yacu ni IBTC production iyo niyo ducisha bigano by'abatangamanya babanangije kwiga cyangwa se bakandika IBTC film school muri YouTube channel ducishaho ubundi buntu bw'umwihariko burimo nko kuntu muyandikisha bibona amafilm twagiye dukora mu myaka minshi yashize urumva birimo ne hano ducisha ama message yacu bongere basure nindi YouTube nakoze ku bwa moto irimo yitwa GWMC Graduation Welding Mechanical Center igamije kugira ngo twereke abantu ibibazo bibaza uburyo bisubizwa kuko umuntu atayibaza nakwiga moto kuri telefone bigashoboka yego nakwiga ukwezi kumwe bigashoboka yego nakwiga ntarize yego rero mbisubizo nibazo kuri iyo website kuri iyo YouTube yitwa GWMC Giga wa na M na S cha nyine yaca none ugashyiraho akantu kitwa ugashyiraho ka moto
uhita ubibona warangiza ugahita ujya ugahita ureba ibintu byose bibaza ibyo twabisubije. Nuvuga ngo twebwe we are the answer of the far away people. Turi igisubizo cy'abantu bari kure. Okay. kwa kaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo nibarwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza intingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo com.